Ngiye kubabwira amwe mu makosa uno mubyeyi yakoze, nawe niba uri umubyeyi, nawe niba ufite umubyeyi ube wamuganiriza ano makosa, azirinde kuyakora, azirinde kuba yagwa mu ikosa nk'iryo uno mubyeyi yaguyemo. Uno mubyeyi murabona yuko atwite inda ndetse iri mu mezi 9, kuko hano yari ari kwa muganga, yari arimo yitegura kubyara, kuko murabizi yuko hari etape zibaho kugira ngo ube wageraho kwa muganga kwakira. Murabizi hari aho bahera, aho buri kumwe muri rusange n'abandi babyeyi, ariko ukaza kugera igihe runaka noneho biba bigeze ngo aho ababyeyi bita ku gise cya nyuma, aho noneho abaganga bahita baza bakagufata, bagatangira kugukorera ubufasha kugira ngo uwo mwana ube wamubyara cyangwa se ube wamushyitsa ku isi. Naho niho uno mubyeyi mu by'ukuri yari agiye kwerekeza, ariko mbere yuko yerekeza kuri iyo tape yo kugira ngo noneho abe yabyara umwana amufate mu biganza, niho yabanje gusaba inshuti ze zari zimurwaje, bari bari kumwe, bafate video bayishyire ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku magurupe ya WhatsApp y'inshuti ze, kugira ngo abereke yuko bya bindi yaruhiye mu mezi 9 ndetse na mbere y'amezi 9. Murabizi no kubona umugabo nabyo nyine, kubona umugabo aba ari urugamba, niyo umubonye nabwo kugira ngo mubyare aba ari urundi rugamba, kuko tujya tubona henshi abantu bashaka ariko bakarinda bamara imyaka 5 nta mwana ndetse nta n'inda yari yavamo. Rero no mubyeyi we nyuma yuko abonye ko yagize amahirwe, yabonye umugabo mwiza ndetse Imana ibaha urubyaro, ndetse amezi 9 ayatwayemo iyo nda, bigeze kuri etape ya nyuma yo kugira ngo abyare, byari ibyishimo mu by'ukuri, byari byamurenze, yumvaga ari ibintu mu by'ukuri byiza cyane, ndetse navuga yuko wenda n'uburibwe bw'igise bwamuryaga, ariko nyine yakwibuka yuko hari etape ndagezeho, yakwibuka ko agiye kwitwa umubyeyi, akitwa mama runaka, mu by'ukuri akumva ibyishimo biramurenze. Niyo mpamvu uko iyo yagiraga amahirwe kwa kundi igise nyine kinyuzamo kikaba gituje, we wa mwanya igise cyabaga gituje, we yawufataga yishima, aganira n'inshuti ze, yifata amaserifi, yifotoza n'ibindi, afata n'utuvideo. Rero nyuma yuko yarabonye nyine ageze kuri netape yo kujya guhura na muganga, yahise asaba inshuti ze, ngira ngo muri kubona zino nshuti ze, muri kubona zino bifotozanyije, hari no mubona yakoze kunda bisa nkaho nyine iteruye inda, ndetse murabona n'izi nshuti ze zose, murabona yuko hano bisa nkaho ikijyanye n'uburibwe bari kukirengagiza, ahubwo bakishimira nyine umwana ugiye kuvuka mu kanya gatoya. Niho rero yahise asaba inshuti ze gufata iyo video, barangiza bakayishyira mu magurupe ya WhatsApp ndetse no ku ma status y'inshuti ze. Ariko ikintu ngira ngo mbabwire, mwaza kwitonda mwababyeyi mwe, ndetse nawe waba ufite umubyeyi, ikintu wamubwira yagakwiye kwitondera ni ukumenya inshuti ubana nazo, kuko zino nshuti tugendana nazo nizo zishobora kutugeraho ku buryo bworoshye, ndetse no mu gihe runaka haba hari ikintu kibi kiri kugambirirwa gukorerwa kuri twebwe, uwakwifashisha ya nshuti kugira ngo akugereho ni ibintu byoroshye cyane. Uno mubyeyi rero uyu wari uri kwitegura kuba umubyeyi, yari n'umwana mutoya, kuko wenda nubwo muri kubona yavumbutse afite umubiri ujya kuba nk'aho ari munini, yari ari kwitegura kuba umubyeyi. Bwa mbere yari atwite imfura, kuko uyu mubyeyi yari ari mu myaka 25. Rero nubwo yari ari muri iyo myaka yose, yaragira amahirwe yo gushaka, ndetse urugo rwaramuguye neza nk'uko mubibona, ndetse arimo no kwitegura kubyara, ariko mu kijyanye no kumenya inshuti abana nazo, yari ataramenya inshuti akwiye kubana nazo, kuko za nshuti yabanye nazo mu bukobwa, za nshuti yakuranye nazo kugeza na n'ubu nizo yari agifite, yari atarahindura icyiciro ngo abe yafata za nshuti z'ababyeyi, za nshuti zishobora kumugira inama. Izi nshuti rero yabanaga nazo, cyangwa se zino nshuti zamubaga hafi, abenshi muri bo bari bataragira amahirwe yo gushaka, kandi bamwe muri bo bamurushaga imyaka, bari bakuru akuriwe. Niyo mpamvu rero yaje gutuma bano bakobwa cyangwa se zino nshuti ze ziza kumugirira ishyari, ndetse zipanga kumuroga, kumwambura ubuzima, mbere yuko we ubwe yishyira ku karubanda. Ubwabo bari bapanze kumugirira nabi, bapanze kumuroga, bapanze kumwambura ubuzima ari hano kwa muganga,
muganga, ndetse muri bamwe mu bari bamurwaje, bamwe muri bo bari bari hano hafi barimo bamukurikirana bahiga ikintu icyo ari cyo cyose, bahiga impamvu iyo ari yo yose baheraho mu by'ukuri bamwambura ubuzima. Nyuma y'uko rero babonye yuko ku kijyanye no kurya wenda atari mu kubibasha, batangiye gushaka ubundi buryo bamubona kugira ngo baze babe bamukorera umupangu, babe bamwambura ubuzima, n'aya mahirwe agiye kubona, wa mugisha agiye guterura mu biganza babe bawuburizamo, babe bakubitaho urushyi, umugisha ugire gutyo umeneke hasi, bimere nk'amazi nyine biba umwanda. Ariko nyine akaba afite umubyeyi umuri hafi uri kumwitaho, uri kumugaburira, akamumenyera igikoma n'iki. Ariko ku bijyanye no gutwika ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi, akaba afite zino nshuti ze. Muri make zino nshuti ze zari zimuri hafi ku bijyanye no kugira ngo bisanzure, babe bakwirengagiza uburibwe. Ariko nyine akaba afite umubyeyi uri kumumenyera agakoma, uri kumumenyera ibiryo. Rero nyuma y'uko zino nshuti ze zibonye yuko kumubona atari ibintu biri buze koroha, nyuma y'uko babonye yuko uyu mukecuru uri kumwitaho, kumuca muri humye bitari buze korohera, baje kugira amahirwe yo kubona abasabye we ubwe kugira ngo babe bafata amafoto, babe bafata video, nibarangiza babishyire ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abyerekane mu nshuti ze, asangize inshuti n'abavandimwe b'ababanyi be ba hafi, abereke yuko hari umugisha wundi agiye kwakira, abereke yuko nyuma y'amezi 9 agiye guterura umwana mu biganza. Nyuma y'uko rero ibyo ngibyo ubwabyo abibisabiye, bano bahise babikora vuba na bwango, noneho batangira kohereza ya mavideo na ya mafoto, bazoherereza bamwe bari muri wa mupangu wo kumwambura ubuzima cyangwa se wo kumwambura amahirwe yo guterura umwana. Ariko wenda mbaye mpagarikira hano kugira ngo mbanze mbabwire impamvu bano bantu bagambiraga kumugirira nabi. Mu by'ukuri nta rwango rundi bari bafitanye, nta kintu kindi bapfaga kigaragara, ndetse kuva mu buto bwabo kugera bakuze bagomeje kubana neza. Ariko nyuma yaho uno mukobwa cyangwa se uno mubyeyi ashakiye umugabo ndetse akagira igihe cyo kubyara, ntago aba bantu bagomeje kubyishimira. Kuko urumva niba umuntu mwari muri kumwe mu cyiciro kimwe agatangira kugusigaho intambwe, hari uburyo uba wumva arimo kugenda gusiga, ndetse naho hari uburyo agenda ukabona bisa nkaho ari kukwishongoraho, wenda kabone nubwo yabikora nta bugome burimo, kabone nubwo wenda yakuratira yuko atwite nta bugome burimo, kabone nubwo yakubwira ibyiza by'umugabo we nta bugome burimo, ariko we bitewe nuko hari icyiciro uri kubona ko uri gusigara inyuma abandi bari kugusiga, hari uburyo Satani aza akagushyiramo ishyari, hari uburyo Satani aza akatangira kukumvisha yuko hari uburyo ki wakora wa muntu uri kugusiga mu ntera ukamusubiza hasi, mukaza kuguma ku ntera imwe. Rero iri shyari niryo ryaje kuzamuka mu nshuti z'uno mukobwa cyangwa se mu nshuti z'uno mubyeyi, biza kurangira zitangiye kugira ishyari rirakura kugera ubwo bapanze kumuhemukira, bapanze kumugirira nabi, ndetse akaba yapfa agapfana n'uno mwana. Ariko by'umwihariko bifuzaga yuko we uno mwana atwite yapfa, cyangwa se ino nda ye yapfa, mu by'ukuri nawe ntabona amahirwe yo guterura uno mwana. Ubwo rero bakimara kubona aya mafoto ndetse n'aya mavideo, niho bahise biga undi mupangu w'uburyo ki bakoresha kugira ngo bamwambure ubuzima. Bifashisha no mavideo bayajyana mu bapfumu. Ntumbaze nyine tekinike ziba, ariko ku bantu bakurera cyane cyane mu muco wa Kinyafurika, mujya mubyumva yuko ngo habaho ukuntu ngo bashobora kwifashisha ifoto yawe cyangwa video yawe, ngo bakaba bajya mu bapfumu runaka, ngo bakaba bakuroga, ngo ukaba wabura ubuzima. Ngira ngo ibyo ni ibintu bivugwa, ngira ngo hari n'abashobora kutubwira ko ibyo bintu babizi byanababayeho. Ngira ngo murabizi yuko ngo hari n'ukuntu ngo ushobora gukorora, ngo wacira hasi, ngo umuntu akaba yaza ngo agafata ngo cya gikororwa uciriye hasi, ngo akaba yakijyana mu bapfumu cyangwa se mu barozi, ngo bakaba bagukorera umupangu, ngo ako kanya ugahita uva mu buzima. Ibyo ni ibintu abantu tubana kenshi, abantu dutuye hano ku mugabane wa Afurika. Ngira ngo ibyo bintu murabizi, ntago ibi bintu byaba ari bishyashya mu matwi yanyu. Wenda benshi ntago tuzi ngo ibi bintu bikorwa bite, ntago tuzi ngo ni ubuhe buhanga bakoresha, ariko nyine turabizi yuko ibi ari ibintu bibaho mu bijyanye n'umuco wa kiganga ndetse no kuroga. Kuko buriya umuganga
ni nawe murozi, kuko nanone umurozi aba azi imiti yaguha kugira ngo bwa burozi yaguhaye abucike intege, kimwe nk'uko n'umuganga nawe aba azi uburyo ki yaguha imiti yayikuvangavangiye bikarenza urugero, bikaza kurangira ya miti nayo ibaye uburozi. Niyo mpamvu rero nkomeje n'iby'iyi nkuru, uno mubyeyi baje kuba bamukurura n'umupangu birangira bamukoreye ubugome nk'ubu ngubu, birangira bamwambuye ubuzima, kuko byaje kurangira n'ubwo arimo kwitegura kubyara yaje kugera muri materineti ndetse abyara umwana mwiza w'umukobwa. Ariko nyuma yo kubyara uwo mwana w'umukobwa, uko yari ari kwa muganga, ba bantu bose bamwe bamukoreye wa mupangu, ba bakobwa n'abandi bose bari bagikomeje mu by'ukuri bwa bupfumu n'ubukonikoni bwabo kugira ngo barebe ukuntu bamwambura ubuzima. Rero nyuma yo kubyara akiri kwa muganga, yari yabyaye neza mu by'ukuri afite imbaraga, amasaha ashira ari 8, ashira ari 12, ariko nyuma y'amasaha 24 ngo atangira kumva umutima urimo ugenda uhagarara, ngo atangira kumva umutima urimo utera mu buryo budasanzwe. Nyuma y'uko rero yumvisha ibyo byose bigomeje kuba, ngo agenda biganiriza umurwaza we amubwira uburyo cyari kumva ubuzima buri kugenda bumucika, ariko nyine bakumva wenda nuko umubyeyi yabyaye, wenda bakumva ko yaba ari impinduka zibayemo muri ako kanya. Baza guhamagara umuganga kugira ngo aze mu by'ukuri abe yamwitaho, abe yaza kureba ikintu kibaye, ariko nyine ku bw'amahirwe make mu kanya gatoya uyu mubyeyi abavuye mu buzima, uyu mubyeyi umutima uba urahagaze. Rero nyuma y'uko ibi byose bibaye, ngira ngo iyi nkuru murabizi ko yari imaze iminsi igera muri 7 nibwo yari ibaye, ariko nyine hari hagikomeje iperereza kugira ngo barebe mu by'ukuri ikintu cyaba cyishe inyuma y'urupfu rw'uno mubyeyi, kuko n'umurwayi uno mubyeyi yari yabyaye neza, ndetse amasaha yabanje uno mubyeyi nta kibazo na gito yari afite, ariko nyine baza kwisanga nyuma y'amasaha 24 uno mubyeyi ubuzima bwe bukomeje kugenda bujya mu marembera. Nibwo rero haje gukorwa iperereza, ndetse n'umugabo w'uno mubyeyi mu by'ukuri aza kuza gukora iperereza kugira ngo amenye nibo ikintu cyaba cyishe inyuma y'urupfu rw'uno mubyeyi we, amenye nibo habaye uburangare bw'abaganga kugira ngo uno mubyeyi abe yaba mu buzima. Ariko nyine ngira ngo nk'uko mubizi, abanyarwanda nitwe tujya tuvuga ngo satani ngo ari ukuntu agushuka yarangiza akaguhururiza. Ibyo ni ibintu bijya bibaho kenshi, kuko ujya usanga n'umuntu buriya satani yamushutse ngo afate umugozi yiyahure, ariko wamara kwimanika mu mugozi ndetse n'intebe wuririyeho umaze kuyihirika, satani yamara kukurekura, wowe ubwawe ugatangira gutera imigeri uhamagara ubutabazi, kandi mu gihe satani yari akikurimo arimo gushuka kwiyahura, ho wumvaga wamaramaje ndetse wumvaga ko wagize n'ukubuza, wahita umufata ukamurya n'amenyo. Rero no mubyeyi nawe nyuma y'urupfu rwe, bamwe mu bantu satani nyine yari yashutse ndetse bamwe mu bakoreshejwe n'iri shyari, ubwabo imitima yaje kubarya, batangira kugira ubwoba, batangira kuvuga ese ko yari inshuti yacu, byari bikwiye yuko tumwambura ubuzima gutya. Ariho rero umugabo we yaje kumenya yuko harimo abantu bari kwicuza kino kintu cyabaye, harimo abantu bari kwicuza ko bakoreye ubunyamaswa uno mubyeyi. Biza kurangira uno mugabo abikurikiranye, ndetse amenya neza yuko bamwe mu bamugiriye nabi ari bamwe mu nshuti ze baje kumugambanira biturutse ku ishyari bamugiriye yuko yabonye umugabo, ndetse nyuma yo kubona umugabo akaba agiye kubona amahirwe yo guterura umwana mu biganza bye. Uyu mugabo rero akibimenya, yaje guhita yifashisha inzego zibishinzwe kugira ngo zibe zakora iperereza kuri aba bakobwa. Bano bakobwa bari bamaze gukura mu by'ukuri, bari bari mu myaka 35, 30 gutyo, n'abandi bari muri 27. Urumva ko bamwe bajyaga kungana muri 25, ariko abandi murumva yuko bamurutaga cyane mu myaka iri muri 35 gutyo. Rero bamwe muri aba ngaba nibo baje mu by'ukuri kwicuza, bicuza kino cyaha baje gukora. Mu kugira amahirwe make rero, cyangwa se mu kugira umwaku, umugabo we aza kumva bamwe muri bo imitima itangiye kubarya, batangiye kwicuza bimwe mu bintu bakoze. Nibwo rero yaje guhita nyine abahamagariza, batangira gukorwaho ankete, biza kurangira koko icyaha kibahamye, ndetse biyemerera uburyo bwose bakoresheje kugira ngo babe bamuhitana, ndetse biyemerera uburyo ki byabanje kubagora bitewe n'umuntu wari umuri hafi umurwaje, urimo umwita mu bijyanye n'icyo kurya ndetse n'icyo kunywa. Ariko ngo
kugaragaza undi mupango wo gukoresha ifoto ye, kabone yuko nyakwigendera ari we wisabiye yuko bafata ifoto ndetse na video kugira ngo babishyire ku masitati ya WhatsApp berekane yuko hari umugisha agiye kwakira. Rero ubu tuvugana kuri uyu munsi ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka 2025 niho nyine bano bantu ndimo kuvuga zino nkuru bafashwe ku munsi w'ejo. Ubu na n'ubu barimo barakurikiranwa kino cyaha mu by'ukuri cy'ubugome n'ubugambanyi bumeze gutya, ariko nyine murumva yuko umugabo ari mu gahinda, yabuze umubyeyi, yabuze umugore we, yabuze umwana we. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje kandi biturutse ku burangare. Rero mu ikintu nshaka kwisabira ababyeyi, ikintu nshaka kwisabira buri muntu wese uri kumva kino kiganiro, buriya ni byiza kwishima, ukishimira yuko ugiye kuva mu cyiciro ukajya mu kindi, ariko ikijyanye no kwizera inshuti zawe, kumva ko ufite abantu bakuri hafi bashobora kukumenya kuri buri kimwe cyose, bashobora kukurinda, ibi bintu twagakwiye kujya tubigendamo gakeya, kuko hari igihe ushiduka babandi witaga inshuti zawe ari bo babaye abanzi bawe, ndetse we akaba wa mwanzi mubi, wa mwanzi ukugirira nabi ndetse ntagusigire n'imbaraga na nkeya zo gusubira inyuma. Kuko ngira ngo nyine muri kumva ibyabaye kuri uyu mubyeyi ni ibintu biteye agahinda, ariko nanone hari uburyo muri Afurika cyangwa se ku babyeyi cyane cyane, wenda reka mvuge ku bakobwa, hari uburyo tujya dufata imico itari iyacu ugasanga natwe dushaka kuyapurika kugira ngo tugende nk'abariya, tugafata ya mico y'abazungu natwe tukumva ko twayigenderamo. Kuko ngira ngo mujya mubona wenda nk'abakobwa b'abazungu ku bijyanye n'imyambarire nta kintu bitaho, yakwambara wenda agapantaro kamugaragaza ku myanya y'ibanga yose ukayibona uko iteye, yaba agashati cyangwa agapira ari bwambare, umukondo cyangwa se n'ibindi bice by'ibanga byose bikajya hanze, ibyo ntacyo babitayeho. Ariko none ukaza gusanga twebwe Abanyafurika uko turi ntabwo birimo kutunyura, ahubwo dushatse gufata ya mico y'abazungu. Ingaruka kuri iki kintu rero ngo kijyanye n'ibi birori ngo bya baby shower, sinzi ubanza ari uko babyita, ugasanga ugiye kwishima, ugiye guserebura ku kintu utarabona, ku mwana utarabona. Buriya Abanyarwanda nibo bajya bavuga ngo hari ukurata ngo abana ngo impyisi ziri guhuma. Reka mvuge yuko rero none mubyeyi nawe yashatse kurata abana impyisi ziri guhuma, birangira za mpyisi zari ziri hafi ye zifashe wa mwana ziramurya, birangira umubyeyi nawe abuze ubuzima, birangira nawe zimuriye. Mu by'ukuri ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bibabaje, ariko nkomeza mbabwira mu by'ukuri ngo bantu dukora, bantu tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, bantu mubana natwe ku Ivuko TV, mujye mureka dufate umwanya mu by'ukuri dusenge, cyane cyane yuko Satani yaba arimo atugabaho ibitero, Satani yaba arimo agaba imyambi myinshi ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika nyirizina, kuko ni henshi tujya tubona ibintu nk'ibi ngibi bibabaje, ibintu nk'ibi ngibi biteye agahinda ku buryo nk'ubu ngubu. Ngira ngo hari inkuru nigeze nabereka, inkuru y'abavandimwe babiri, abakobwa babiri, umwe yari mukuru undi ari mutoya, baje kurwana baricana bapfuye umuhungu. Iyi nkuru ngira ngo narayibabwiye, umuhungu yabanje gukundana n'umukobwa wari mukuru, ariko nyuma yuko uno muhungu aje gusura uno musheri we, aza kuhasanga undi mukobwa muto ndetse wari ukiri umunyeshuri wigaga uba kuri kaminuza, ariko yigaga muri kaminuza aba mu kigo, ariko nyine kumukuza gusura nyuma muko uno mukunzi aje gusura uno musheri we, aza gusanga uno mukobwa nawe araha mu rugo. Nyuma rero yuko aje kumusura, aza gukunda uno murumuna wa sheri we cyane kuruta uko yakundaga uno mukunzi we bari basanganywe. Aza kwisanga none ari mu rukundo na wa mukobwa mutoya, ndetse baza kugera aho baryamana. Nyuma yuko rero baje kuryamana, uno mukobwa mukuru aza kubimenya, asaba uno murumuna we yuko kugira ngo urukundo rwe n'uno mufiance we rube rwacikamo kabiri, ari uko yakuramo iyo nda ndetse agahita atandukana n'uyu musore, bityo rero urukundo rw'uno mukobwa mukuru ndetse na fiance we rugakomeza, uno murumuna we bigasa nkaho abivuyemo, niyo nda twite ikavamo.
rero uno mukobwa wari utwite nawe aratekereza ati ngese nakoze icyaha cy'ubusambanyi none ngiye kongeraho icyaha cyo kwica umuntu. Mu by'ukuri nawe yarabyumvaga kumva ibi bintu ntabwo byaba ari byiza, birangira yanze kuyikuramo. None uno mukobwa mukuru mu burakari bwinshi n'umujinya mwinshi ahita afata umukasi yegera wa murumuna we, aramushumbagura mu nda, aramushumbagura ku izosi, aramushumbagura mu mutima kugera ubwo no mukobwa avuye mu buzima. Mu by'ukuri mwumve ibintu ishyari, mwumve ibintu umujinya waje kumukoresha, ni ibintu biteye agahinda. Niyo mpamvu iyi nkuru nari nyibasubiremo kugira ngo mu by'ukuri mwumve uburyo ki Satani ageza akadushuka gukora amahano, akadushuka gukora amarorerwa nk'aya ngaya. Ngira ngo rero tujye dufata umwanya dusenge ibi bintu, Imana mu by'ukuri ibe yabiturinda. Ku kijyanye n'ishyari, ku kijyanye n'inda nini n'umujinya, ibi bintu mu by'ukuri bijye bigenda kure yacu, bijye bijya kure y'abana b'Imana. Rero mu gusoza iki kiganiro ndagira ngo mubwire ababyeyi aho muri mwese, mujye mureka dufate umwanya dusenge. Kandi ibi bintu bijyanye n'imico y'abazungu, ibintu bijyanye n'imico itamenyerewe muri Afurika, usanga twiharaje natwe tukashaka kuyapurika. Ibi bintu mu by'ukuri mureke tubyihane, ahubwo twebwe twubake ubuzima bwacu, twubake umuco wacu, ahubwo b'abanyamahanga bari bo baza gukopera imico yacu, aho kugira ngo twebwe tujye gufata ya mico yabo yanduye, usange natwe turimo tuyishyira mu bikorwa. Rero mu gusoza ikiganiro cyanjye reka mfate umwanya nshimire buri muntu wese wakoze subscribe ku Ivuko TV, ari nako nibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore, tujye turushaho kubana mu nkuru zacu, mu biganiro byacu bya buri munsi. Njyewe rero twari kumwe na Rigad Kwizera. Ciao ciao, ndabakunda.